Njyewe niyo gushimwa Denise nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Niyongabo Olivier ngambera umugabo. Erekane izo mpeta zanyu, nta ruteranyirizo zifite. Mpeta ni ikimenyetso cy'ukunda. Njyewe niyo gushimwa Denise mwambitse impeta y'urukundo ngusezera cyo kumwegurira ibyanjye byose. Mbihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ndagukunda kandi nzakomeza kugandukira. Nzagerageza ngubere mwiza kuruta uko ubitekereza. Ndagukunda. Njyewe Niyongabo Olivier mwambitse impeta y'urukundo gusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose. Bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nzakomeza kugukunda cyane.
dusome duhere ku murongo waho wa 25. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice byaho 5, turasoma duhere ku murongo waho wa 25 na 22. Dusome mu izina rya Yesu. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryejesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Ku murongo wa 22 haruguru, bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari naryo mubiri we, ni naryo mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amen. Ndagira ngo muri no mwanya tuganire ku mpamvu 3. Ubuko ni bwiza, bunezeza inshuti, abavandimwe n'imiryango, kandi bukanezeza n'itorero. Twumvise ko ubukwe bwa mbere bwatangijwe hariya mu ngobyi ya Edeni, ubwo Uwiteka yashingiraga Adamu na Eva. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umuntu ugukwiriye niwe wawe. Hanyuma Imana yashyizeho umuryango wa mbere ugizwe na Adamu na Eva. Kandi mwororoke. Ikindi, ijambo ry'Imana ritwereka neza ko zimwe mu mpamvu zatumye Imana ishyiraho umuryango kwari ukugira ngo umuntu agire ibyishimo byuzuye. Uyu munsi Olivier afite umunezero mwinshi na Denise, kubera yuko niwe umukwiriye, niwe yakunze, ku buryo ibintu byose, ibyiza byose biri mu mutima we, ibyishimo agomba kubibwira mugenzi we. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri niriya twavuze, kwari ukugira ngo habeho kororoka, habeho kubyara. Hanyuma impamvu ya gatatu ni ukugira ngo muri cya gihe uhuye n'ingorane, uhuye n'ikibazo, ubashe usangiza ingorane zawe, akumve vuba cyane, kandi anaguhumurize, agufashe. Hanyuma ijambo ry'Imana ritwereka yuko urugo n'amatungo, umuntu ngo abiragwa n'ababyeyi, ariko umufasha witonda, umugore witonda, ngo umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kubona umugore mwiza, umugore witonda, ni impano y'Imana. Uyu munsi Olivier afite ishimwe rikomeye, kuko Imana imuhaye impano y'umugore mwiza. Ibyo turabivuga twese kuko turabizi. Denise aritonda, narabigishije. Denise ni umukobwa mwiza, umukobwa witonda, ukunda kumwenyura agaseka. Akunda guseka rwose. Denise, uzabikomeze. Mwabibonye? N'umugisha, ugize umunezero, ugize ibyishimo, waseka, kuko nabyo ni byiza. N'umugisha rero Olivier agize,
kandi nanone niyo mpamvu mbwira Olivier, umugisha Imana iguhaye ni umugisha ukomeye mu buzima bwawe. Mwabiririmbye, Imana iguteye iteka, Imana iguhinduriye izina, uvuye mu cyiciro ugiye mu kindi, ariko uzazirikane nk'iki ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rigusaba gukunda cyane Denise. Ugomba kumukunda ibyiza byose, ibyo ushoboye ukabiha Denise. Narabigishije mbabwira umubano nabo bafitanye isano ni ibintu bigeze kuri bitanu. Ikindi ijambo ry'Imana riragaragara, riravuga ngo bagore namwe nimugandukira abagabo banyu. Mugomba kubagandukira. Abadamu mwicaye aha mufite inshingano namwe. Uko mugandukira umwami Yesu niko mukwiriye no kugandukira abagabo banyu muri byose. Ibyo nabyigishije Denise, mwigisha ko agomba kuganduka. Kuganduka ni ukubaha. Ugomba kubaha umutware wawe, kandi turizera ko Imana izabibashoboza. Ntatinze turabifuriza umugisha w'Imana. Denise, turakwifuriza kuzaba umugore w'ingeso nziza. Bibiliya iravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Umugore w'ingeso nziza yubaka urugo. Iyo ukomeje ugasoma hari ukundi Bibiliya inabivuga. Umugore w'ingeso nziza, ariko hari n'undi utagira ingeso nziza. Twebwe uyu munsi turabifuriza Denise, turakwifuriza kuba umugore w'ingeso nziza. Umugore w'ingeso nziza ngo abera umugabo w'ikamba. Ibyiza uzajya ukora ntugire ngo bazabikubwira, bazajya bibwira Olivier. Bavuga ati uyu mugabo yarashatse, afite umugore mwiza, agira ingeso nziza, yita ku bana. Kandi turizera hamwe no gusenga no kugisha inama Uwiteka. Uwiteka azajya abagira inama, Uwiteka azajya abashoboza, Uwiteka azajya abubakira. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo mbasabe bahaguruke. Bahaguruke. Hanyuma ngiye kugira icyo mbaza Olivier, urafata iyo ndangururamajwi. Imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Niyongabo Olivier, ko wemeye kubana n'uyu Niyogushimwa Denise ngo akubere umugore wawe mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, urwaye cyangwa uri muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Urarambura ukuboko kwawe kw'iburyo utubwire ubyemera. Ndabyemera. Arabyemera. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo mbaze nanone Denise, nawe uramushyikiriza iyo ndangururamajwi. Imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Niyogushimwa Denise, ko wemeye kubana n'uyu Niyongabo Olivier ngo akubere umugabo wawe mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, urwaye cyangwa uri muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Nawe urarambura ukuboko kwawe kw'iburyo utubwire niba ubyemera. Ndabyemeye. Arabyemera. Imana ibahe umugisha. Aho imbere rero, aho imbere hari amasezerano mugiye gukorera imbere y'Imana, imbere y'imiryango yanyu n'itorero.
harabanza n'ubundi Olivier urambuye ukuboko kwawe kw'iburyo. Karibu. Njyewe Niyongabo Olivier nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko ngo mbere umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshuka ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Imana izabimfashemo. Arakoze cyane, Imana igumugisha. Fasha na Denise nawe arambure ukuboko kwe kw'iburyo. Njyewe Niyogushimwa Denise nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Niyongabo Olivier ngo ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kumubera umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tudatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero ryayo ryera. Amen. Amen. Rakoze cyane. Ndagira ngo rero muri kano kanya iyo ndanguramajwi wayifasha kuri ako kameza. Denise hindukira Olivier, hanyuma Olivier akwereke itorero ndetse n'imiryango. Karibu. Abarimbi dushyira igihimbano cy'umwuka, indirimbo. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni byiza, ibintu ni byiza. Mubaha amashyi cyane, mubaha amashyi. Bageze mwanya mwiza wo kwambikana impeta, abafite impeta zabo nibazizane. Barakoze cyane. Olivier arakoze kutwereka uburanga bw'umugeni we. Impeta rero ifite ubusobanuro. Impeta ni ikimenyetso cy'ukunda. Yego, nimuzerekane izo mpeta zanyu, nta ruteranyirizo zifite. Impeta ni ikimenyetso cy'ukunda, ukaba umuhaye ubutware. Impeta ni ikimenyetso cy'uwari warabuze ukaba umubonye. Ubu rero ndagira ngo dusabe Olivier n'ubundi yambika umugeni w'impeta. Olivier, aho mbere hari amagambo wakoresha cyangwa se niba ari n'irindi wumva riri ku ndiba y'umutima. Njyewe Niyongabo Olivier nkwambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose. Bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nzakomeza kugukunda cyane. Mwabahaye amashira. Reka twumve na Denise nawe. Njyewe Niyogushimwa Denise mwambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose. Mbihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ndagukunda
kandi nzakomeza kugandukira. Nzagerageza nkubere mwiza kuruta uko ubitekereza. Ndagukunda. mubashimire rwose, barakoze cyane. Imana izabibashoboze ibyo byose muvuze. Hanyuma muri kano kanya tugiye n'ubundi kubasengera Imana. Tugiye kubasengera Imana, ndagira ngo sabe hari umushumba atambuke. Murigira imbere mufatane mu biganza. Tubasengera Imana. Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye. Iyi tariki ya 14 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2024 tumaze kumva amasezerano ya Olivier yagiranye na Denise, bakoreye imbere y'Imana n'imbere y'itoro n'imiryango yabo, basezeranye kuzabana karamata. Turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu, tubasabiye umugisha w'Imana. Turabasengeye kugira ngo Mwami uzabahire mu rugo rwabo. Tubasabiye umugisha wo kuzabyara abahungu n'abakobwa, uzabahe gukikira mu izina rya Yesu. Turabasengeye bazabera umugisha imiryango, inshuti n'abavandimwe, kandi urugo rwabo ruzaba urugo rwa Gikristo. Bazakomeze kurangwa no kubaha Imana, kandi turabasengeye kugira ngo Uwiteka uzababera umugisha kuzageza igihe Mwami uzagarukira kujyana itorero. Turagushimiye ko mbise gusenga kwacu byose tubyambaje Imana Data mu izina rya Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Mwaguruke. Ndagira ngo mugirane hafi. Njyewe Pasiteri Furaha Jean Claude, kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya ADEPR, nemeje ko Niyongabo Olivier abaye umugabo wa Niyogushimwa Denise, kandi ko Niyogushimwa Denise abaye umugore wa Niyongabo Olivier. Nuko iki Imana yateranyije umuntu ntakagitandukanye, kandi Uwiteka abaye umugabo wo guhamya gushyingiranwa kwanyu. Nuko iki Imana yateranyije umuntu ntakagitandukanye, mbikoze mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ndagira ngo bigize hano hafi n'igitabo basinyire amasezerano yabo. Dusabe pare na marene batambuke. Diego. Nta karirimbo tugera ku musozo. Diego.
mbega umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero. Yego, mwarimu niyo mukiza nawe regira hafi asinye. Ndagira ngo abageni bagihagaze, hano hari icyemezo itorero ryabateguriye ko mwitwaye neza, ndagira ngo mucyakire. Hanyuma tubasabira nanone umugisha mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu kubara ibice 6 umurongo wa 24 na 26, hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uwiteka abarebe neza abaha amahoro. Amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ndatekereza umuyobozi wa gahunda yakomeza. Mushumba arakoze. Ndagira ngo dushimire Imana ihise ishyiraho nonaha urugo rwa Olivier na Denise, tuyikomera amashyi kubw'uyu muryango mushya iduhaye. Ababyeyi ndimwe navuze impundu, abagabo tukazamurira Imana icyubahiro kwitwongereye abagabo ndetse n'umugore muri twebwe, tuyishimire. Tugeze rero mu mwanya tugiye kongera gushyigikira bene data, tubagaragariza ko tubakunda kandi nubwo mwabafashije. Ariko hari ibintu bibiri Olivier na Denise bakoze numva nta kiyumanganya kutavugira hano muri iri teraniro. Munyihanganira ibyo ndabivuga. Icyambere, Denise yakoze agashya uyu munsi, nta fiançailles bamwambitse kuko yaraza agaciro ka fiançailles. Biba ngombwa ko agaciro kayo azi ko karangiye, byagaragaje ko musirimutse muri abasirimu, aho ubona umunsi wa mariage umugore n'umugabo bakambara fiançailles kandi ari umunsi wa mariage. Mwagaragaje rero ko mwize muzi agaciro k'impeta nicyo zisobanura. Ni mwiha amashyi rwose. Iryo jambo sinzi ko muryumvise mwese abari hano. Bazi agaciro k'impeta nicyo zisobanuye n'igihe cyo kuzambariramo. Icya kabiri, ihangane, ariko mwari igira hino itangazo ryitangire byamfasha, ntavuga amazina atariyo nkabyica. Abantu batashye ubukwe butari ubu bajye mu rusengero rutoya, niyo amasezerano agiye gukomereza. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Ikindi bakoze cya kabiri rero, bafashe umugore n'umugabo abari bo bababera pare na marene, umugabo n'umugore we bwite. Icyo nacyo ni mukibashimire kuko urwo rugo ntirwapfa gusenywa, kuko abo bantu bazajya inama bahuza ibyo. Icyo kintu Imana ikibahera umugisha. Tugere kubatwerera, kongera kubashyigikira, tubabwira ngo turabishimiye. Murabona ko igiterane nitugikerereza turi bwihutisha. Ndagira ngo abazanye inkunga ku matelefone, Olivier agiye kubabwira nimero ye,
hanyuma umudiyakoni baradushyira hari igiseke kuba arahari arahita akibahereza, muramanuka mwigire hariya hepfo gatoya, hanyuma muramanukana mikorofone yanyu, buri wese aravuga nimero ze za telefone, abashoboye kuyasunika ku matelefone turayashyiraho, hanyuma abayazanye mu mufuka natwe turayashyira mu giseke cyabo. Korali Golgotha irimo dufasha muri iyo minota, kandi munyemere tubikore vuba kugira ngo twubahe n'umwanya ukurikiye, muraba mugize neza. Amen. Nimero ni 0788 0788 46 7037 0788 46 7037. Nimero ya niyo gushimwa Denise ni 0788 24 66 066 0788 24 66 066 niyo gushimwa Denise. Turabikora rero tugize vuba bayazanye mu ntoki. Korali Golgotha dufasha muri iyi minota yasaba umugisha. Mwarabashyigikiye kandi mukomeze mubashyigikire. Ni byiza tubikoze vuba kugira ngo twubahe amateraniro. Turaza gusuhuzanyiriza hanze, hasigaye turaza tubazanire inkunga gusa, dufite iminota yacu ihagije, kandi nyuma y'iminota ingahe irimo mutari mwaza turasoza. Biragaragara ko ubwo iyo gahunda mutakikomeje. Murakoze cyane. Akira
akira amashimwe, akira indirimbo, akira imitima yacu ikubere ubuturo. hanyuma Gerardine fatanya vuba na Diakone Irene hanyuma kugira ngo tudatinda mu kanya Marene Katahariya uhite wakira inkunga yabariya bavandimwe, uhite uyibazanira, ugiye gufatanya na Diakone mu ibare, nurangiza urahita uyikomeza, uraza kwibashyira kugira ngo twubahe igishyi. Turabashimiye rero mwese babaye muri ubu bukwe, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbahe itangazo, ubukwe burakomerezaho, gusaba no bukwe byabereye. Hanyuma Olivier muri fotoreza yuko mutabibwiye abantu. N'ubundi ni Kigali Parents ariko noneho ni ibumoso, ntabwo twinjira iburyo, turinjira ibumoso. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero duhaguruke